Yes, reka tubahe ikaze kuri Rio Talk Rwanda aho tubazaniye amakuru y'imikino atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ariko twibanda kuyo ku mugabane w'Uburayi. Uganze umeze neza? Meze neza cyane muze Aveiro Peter. Meze neza cyane umwaka ndimo ndawusoza nitegura no kwinjira mu 2026 meze neza cyane izere ko nabo dukomeje kubana hangaha nabo bimeze ukunguka umwaka wabo bari kuwusoza neza bitaragenze neza nibyo byo guheraho kugira ngo bitangirirwaho bishyirwa muri mu igenamigambi mwaka 2026 kugeza ku musozo wawo nawo. Okay, reka dutangirire mu ikipe ya Real Madrid yitwa Kylian Mbappé. Ni inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye, L'Equipe n'ibindi by'umwihariko byo mu Faransa bizamukiraho n'ibyo muri Espagne n'ibindi byose. Bwako Kylian Mbappé amaze kugira ikibazo cy'imvune kiza gutuma amara hanze ibyumweru bitatu. Benshi bakibaza ngo ese ubundi Mbappé ko twamubonaga mu gikombe cya Afrika ashyigikira ibihugu birimo Maroc ndetse na Cameroon yavunitse gute? Yavunikiye hehe? Ni Kylian Mbappé uko warubigarutseho ikinyamakuru L'Equipe urumva n'ikinyamakuru kiwabo ni nabyo dukunda kuvuga ngo naba ba Jude Bellingham uzasanga za Marika zishobora kubandikaho ariko ugasanga Daily Mail, Daily Express, za The Telegraph n'ibindi binyamakuru bitandukanye bisa naho ari byo bina breaking inkuru navuga ngo zindandi personally ku bakinyi babo bari abroad. Urumva rero no kuri Equipe ku breaking inkuru ya Kylian Mbappé ntekereza ko nta gitunguranye cyane kirimo. Gusa ni Kylian Mbappé nubwo yaramaze igihe agaragara mu gihugu cya Maroc by'umwihariko yagiye agaragara kuri match za Equipe y'igihugu ya Morocco ayashyigikira witwa Ashraf Hakimi ni inshuti ye magara abantu barabonye ko yari yambaye n'umwambaro we. Magingo yanga rero bari bagarutse mu myitozo muri Equipe ya Real Madrid. Urumva bari maze igihe mu kiruhuko cya Noheli kubayizihiza ubwo basiramu nyine nabo bahita baprofitiramo wabyanga wabyemera nyine hari uburyo aya madina atwoburuje kugira iyo minsi rimwe na rimwe ndukaba ushobora kuvuga ngo si ntibinde basinde umukatolike nibinde basinde umukristo nibinde basinde umusilamu mu gihe nyine barimo barizihiza iminsi yabo ariko buriya umunsi watanzweho ikiruhuko byanze biko ushobora kutawemera mu buryo bw'imyemerere ariko impact zawo zikugiraho ingaruka. Rero Kylian Mbappé yavunikiye muri iyo myitozo yavunitse ari mu myitozo nibwo bari bakigaruka. Urumva rero ni igihombo kuri Equipe ya Real Madrid ni n'igihombo kuri yo mu yandi magambo. Byanze bikunze wenda bavuga ko kuri Super Coupe ngira ngo niyo match ubona ko isa naho imutegereje cyane. Byanga byakunda baragaruka bakine juru nimwe baragaruka bakine juru nimwe muri La Liga ubundi bahite bajya gukina imikino ya Super Coupe. Bari bafite ikipe ya Atletico Madrid iyo match niba tuvangura ku itariki match ziri ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere nibwo match zibanza ziri. Urumva ko Mbappé ufite ibyumweru bitatu ari hanze y'ikibuga izo match ntabwo ari buze kuziboneka. We never know ni 3 semaines ariko se 3 semaines ziri burangire ari wa mukino ushobora witongera kugaruka ko tujya tuyibona abakinnyi bo ku mugabane w'Uburayi bisiritu. Ni umukinnyi ushobora kuva mu kibuga yavunitse bigaragara sibyo akaba yanaheza akavuga ngo reka nkine iyi minota wenda yari isigaye niba ari nk'icumi yari isigaye ariko ukajya kumva ngo yayikinnye ariko yakinaga afite imvune kumva ngo birasaba ibyo byumweru bitatu nyine tuvuga niba bibaye ari byumweru bitatu byaba ari n'amahire kuko wenda yanagaruka hakiri kare urumva ariko biramutse birenzeho bikaninga ibyumweru bitatu urumva cyaba ari igihombo kuri we ndetse no kuri Equipe ya Real Madrid. Gusa ku bakunzi ba Real Madrid reka umuntu yizere ko wenda bataza kumubura igihe kirekire akagaruka akaza kugira ibyo atanga yifasha nawe ndetse ananabafasha. Ya nibyo ubwo ni Mbappé bigaragara ko Madrid igiye kumukumbura cyaba ari n'igihombo gikomeye kubera ko batubanga bafite Atletico ni imwe mu makipe yabakubise byinshi muri shampiyona. Ni Madrid noneho mu mikino navuga iremereye yagiye itsindwa cyane. Uyu munsi rero kujya gukina na Atletico dafite Mbappé kiraza ko ari ikibazo gikomeye cyane kuri Xabi Alonso. Ikindi biranashoboka ko niyo bakwera imena ikipe ya Atletico Madrid finale byabishoka ko twabona Clasico Barca na Real ko niba tubango Barca Athletic Club Bilbao birari kiri kwizayitsinda ubwo rero urumva ko cyaba ari ikibazo gikomeye kuri Madrid
bagiye gukina Super Coupe badafite Mbappe, bikaba n'igitutu gikomeye kuri Xabi Alonso kubera ko uko atakaza igikombe niko pressure yiyongera. Of course ni Real Madrid rega yasoje umwaka ushize ari batashye imbubute bataye aho ngaho. Rero umva ko kuvuga ngo watakaje Super Coupe, keretse gutakaza Super Coupe kazi gutwara La Liga ndetse no kubana twara Champions League, ariko se to what extent ibyo bintu wabigarantse umufana w'ikipe ya Real Madrid? Ya biragoye. Reka tuve i Madrid tujye mu ikipe ya Chelsea. Wo bita Enzo Maresca ngo akazi ke kari mu gihirahiro, ntabwo future ye ahazaza he mu ikipe ya Chelsea hagaragara. Ni ibinyamakuru nka Telefoot tubibyandika kabishingira ku musaruro mubi. Ndagira ngo ubwire ko Chelsea mu mikino 9 iheruka 7 mu mikino 7 iheruka ya Premier League 21 iyi kipe ikintu gikomeye yakoze no gukuramo amanota. Yatsinze match imwe yonyine, kwereka ko yagiye yitwara nabi cyane. Abantu bakavuga bati rero uyu mugabo ko byagenda kose nawe akazi ke kari mu byago. Ese ubona kuba Chelsea yarageze aho igashiftinga ikatangira kwitwara nabi, wabishyira kuri Enzo Maresca cyangwa hari yindi shusho twabireberamo? 100% ni Enzo Maresca. Uzi impamvu mbibyemera gutyo? Ushobora kuvuga ngo abayobozi hari ibyo bamwoburije gukora, yego nibyo twabyemera, sibyo? Ariko ari ikintu njya nkundagora ko nkavuga ngo ese koko niba ari uko bimeze ko twamaze kwibona ko Augusto yamaze kwidistega nk'umukinnyi ushobora kugurishwa, nkuko wenda iyo projet ya Chelsea turimo turayibona, bano bantu nima duheke baragiye we ntiyagenda muri uwo mujyo. Mpamya ko uwitwa Augusto nubwo wahera aka kanya umwicaza yicaye kuri bench, akazagera mu kwezi kwa gatandatu atongeye gukina ukavuga uti ngiye gushyira ku isoko, ni Augusto byibura utabarira mu 50 z'amayero, sibyo? Niba ari uko bimeze, I don't understand the reason ubrikora ufata witwa Reece James kamujyana muri Mediane, sibyo? Ukazana uyu Gusto ukamushyira he kuri kabiri, sometime ugahita ufata uwitwa Enzo Fernandez ukamushyira hanze, Reece James ukamujyana muri Mediana ajya gukina mu mediateur. Already ufashe uwitwa Enzo Fernandez, nta kosa na rimwe yakoze uri mukura mu kibuga, ariko ugize ute umukuyemo, sibyo? Icyo tukihorere. Ufatiye urugero kuri match baraye banganyijemo na equipe ya AFC Bournemouth, twabonye equipe ya Chelsea iburu witwa Kukureya. Muri uko kuburu witwa Kukureya ujya guhengeka yo Augusto, yego nibyo wajya guhengeka yo Augusto, ariko se kuri kabiri ku mwanya uri tipiko ufiteho witwa Reece James, ni igitekerezo cyiza cyo kumwicaza ugahita ufata witwa Joshua Chempongo akabiri ujya gukinisha kuri kabiri, nawe hengetse kuko tumuzi ko ari umukinnyi usanzwe ukina hehe muri Axe Centrale. Izo ngizo navuga ngo ni geste ebyiri mu by'ukuri wavuga ukagaruka cyo cyo uvuga ngo Enzo Maresca ni umutoza ushobora mu equipe manini. Yego nibyo turabyemera tunabyubaye, ariko se uzageza ryari none niba ushoboye gutsinda ayo equipe manini, ama equipe yitwa ko ari mato bigaragara ko narusha Swad ukaba udashobora kuyakuraho iki result? Icyo gihe ni ikibazo cyawe mu by'ukuri. Match imwe, match ebyiri, match 3, match 5 consecutively ugasufura imbere ya Leeds, ugasufura imbere ya za Sunderland, ugasufura imbere ya ya equipe nka za Bournemouth, ugasufura. Mu by'ukuri ntabwo numva impamvu nyine navuga ngo y'ibyo bintu byose. Ubona ko ni umutoza mwiza, ariko ngewe natangiye gutekereza ko dushobora kuba twaranamwibeshyeho Enzo Maresca. Ushobora kuba wavuga ko nese uwo mutoza sezo imwe arayisoje, asoza sezo avuga ngo we are not competing for the trophy. Yego wabyumva nari nanakuryamye icyo gihe, ariko kuri inshuro kubera kutagarura ya statement niho turatangira kubona Enzo Maresca udashaka kuza kuvugana n'itangazamakuru nyuma yo kungana n'ikipe ya AFC Bournemouth. Willy Kabarira akaba ari uza gutanga ikiganiro n'itangazamakuru, igikurikiraho nta kindi ngo Enzo Maresca ngo ikintu cyabayeho ngo yari afite temperature iri hejuru. Yari afite temperature cyangwa cyashyushye yari afite iyo temperature iri hejuru gute? Iyo temperature yari iri hejuru nibyo. Ese
yatoje iyo match afite iyo temperature cyangwa temperature yaje nyuma yo kunganya na Bournemouth abantu batari babyiteze. Ese iyo unatsinda wari kuvuga ko ufite iyo temperature wari kuri banda tuje match karangira kuri touchline plutôt. Icyo kintu ubona ko nyine gisa naho nyine gize gute kirakomeye cyane. Sofa nyine bita bikwereka ngo Enzo Maresca nawe ubwe ntabwo agifite ikintu cyo kubwira itangazamakuru niba koko ari n'ubuyobozi bwabimutumye. Sibyo? Gerageza ubu mugabo ubona intsinzi kuko wenda amahirwe ufite nuko atari ku ngoma ya Romane ntabwo yakabaye agihari. Ukaba nabo batweretse ko babikora. Aho niho nashaka kugana rero. Twaragiye kwa Pochettino. Niba mutabashije guhuza sasa turagira gute turakurekura ugende. Niki cyatumye Pochettino ibintu byo kugura imifungo bakarundanya we yarabiremwe akavuga ati ibi bintu Chelsea ko nimaze kuyikura ku gasongero kamwe nyishyize ku kandi bigaragara ko nkeneye elema imwe cyangwa ebyiri ikipe igatanga umusaruro. Mfite Jackson nakubakiraho ibintu baramutse bazanye umusumbya urwego byaba ari byiza kurushaho. Icyo kintu Poch abonye kidakunda hari n'utundi tudataye wenda wajyamo ariko niyo yatumye Pochettino atandukana na equipe ya Chelsea. Aho ngaruka handi ni hehe noneho sasa kuri uyu Enzo Maresca. Icyo kintu urumva koko niba wemera kuba ingaruzwa muheto ari byo Pochettino yanze, niba birimo biraba koko ukemera kuba ingaruzwa muheto nakazi nibyo ndabyumva ariko uwo mubosi uzakubwira ngo bakinyi bashyire ku itara niba ari byo twonye nabyemera kuko uburyo biburikora mu byukuri urabireba ukabona ko nta kintu na gito kirimo rero kuvuga ngo afite temperature iri hejuru. Reka tuve muri The Blues kubera ko ni Enzo Maresca maze igihe atitwara neza. Tujye mu ikipe ya Manchester City. Muri Man City bafashe uwo bita Antoine Semenyo umusore w'ikipe ya Bournemouth bamushyiraho imbaraga zose. None ubu ngubu birasa nkaho biri mu minwe ya nyuma, birasa nkaho ari umusore bagiye kwegukana. Ibya Semenyo twagiye tubigarukaho cyane, profil afite nicyo yafasha City. Ako uwo bita Pep mu kiganiro n'itangazamakuru mu kanya gato munyamakuru aramubajije bateguraga match ya Sunderland ku bunani kabisa. Munyamakuru aramubajije ati ibya Semenyo bimeze bite, ni iki kijya mbere kuri Semenyo. Zibintu amusubije umuvandimwe wajije harya ati ntabwo ukorera Sky. Vandi mwaramubwira ati yego. Ibyo bintu rero reka ndeke kugira icyo mbivugaho. Kwa ko ushaka kugira icyo mbivugaho ibyo uri buze kujya guprojecta kuri screen n'ibyo uri buze kwandika bikaba bitandukanye n'ibyo navuze. Ati ubu reka dufokasinge kuri Sunderland. Ni na Pep ariko ni Guardiola ukunda guterana ibikuta yabishatse. Nyine Guardiola hari profile z'abatoza tuba tuzi ngo uyu mutoza nimubaza ikibazo aransubirisha ikibazo. Hano mu Rwanda umuntu witwa Masudi Juma iyo ari mu bihe bibi yego ntabwo ikibazo nyine abagomba kukiguse kandi hano ubwo ruvuga ngo n'ubu ngo bari muri Etincelle ahantu hose yagiye anyura igihe yabaga ari mu bihe byiza ewana byaranashobokaga ko yanakuganiriza ibintu byose. Uyu mugabo wundi wabaga muri Etincelle nawe wagiye muri arya ni muri Djibouti Innocent Sening nawe yabaga yabishatse yakuganirizaga ntabwo yakuganirizaga nk'umunyamakuru ufata interview yakuganirizaga nk'abantu bari kuganira umupira cyangwa bari kuganira siporo ariko nanone wajya kumubaza ikibazo ari mu bihe bibi agahita gusubirisha ikindi kibazo. Rero nekereza ko na Pep Guardiola kuba yatanga ibyo ngibyo ni character niyo dusanzwe tumuziho. Urabyibuka sinzi hari umunyamakuru niba wa Sky niba ari wa Talk Sport nawe yigeze kubwira ngo sinzi ibintu yigeze kumaza arabwira ngo ariko ngo ubundi ngo abanyamakuru ngo membwa menshi kubarusha ibyo bintu ngira ngo urabyibuka. Rero urumva nekereza ko kwanga kubivugaho ni n'umutoza tuzi ko akunda gukoresha langage iri politique cyane mu bintu bye. Ntabwo nge byantungura sofa mu byukuri gusa ikigaragara cyo nuko Antoine Semenyo amahirwe menshi cyane
January transfer window ntabwo imusiga muri equipe ya AFC Bournemouth, gusa akaba ari n'amakuru avuga ko kubera ko January transfer window nifungura, urumva equipe ya ushaka Bonimani nyine mvuga cyangwa se n'undi wese bari bahanganye ni ibyumweru 2 kugira ngo aturaginge release clause ye, ubundi kugeza ku itariki 10 z'ukwezi. Hari amakuru avuga ko rero ashobora kuzaza kuri deadline day y'iyo tariki, apana deadline day ya January transfer window. Deadline day y'iyo clause liberatoire y'igishobora kuba yabera expire, hanyuma noneho akabafasha gukina imikino ngira ngo bafite muri iki gihe nyine muri urumva ni yego, hanyuma undi akabona kuza. Ni umukinnyi nge nkurikije biri kuvugwa mbona biri likely ko nta indi kipe azajyamo. Ni ikibazo cy'igihe. Semenyo araza kujya mu ikipe ya Man City. Bwo gato kuri Manchester United, abantu bati ku bwa Mourinho yari system ya 4-2-3-1, bakavuga ati ni system yo guparika bisi. Ole Gunnar Solskjaer 4-2-3-1, ati nta tactique irimo, ati nta bakinnyi ku giti cyabo bagira icyo bakora. Ku bwa Rangnick 4-2-2-2, ati ibingibi rwose byo nta nubwo bisobanutse ntibinumvikana. Ku bwa Ten Hag, ati uyu nguyu we ati yubahutse Cristiano ndetse anarangiza De Gea, ati nimureke yigendere. Ku bwa Amorim, ati system ntabwo ikora rwose, twihindura formation. Abantu bakavuga bati abatoza batandukanye, different system zitandukanye, ariko urusakurune. Manchester ubwo tunabijyane nuko yari itsinzwe n'ikipe donc yanganyije n'ikipe ya Nushaka kuvuga ko yatsinzwe. Wowe Manchester uri kuyibona ute under Ruben Amorim? Icyizere bakimugumisha. Jewe reka nkubwire aho nari mpagaze na mbere y'igihe, sinzi wenda niba ubyibuka, ariko uri bwo twigeze kubiganiraho n'ubundi. Nje Ruben Amorim nari njyamye kuri character yo kuvuga ngo I will never change my things. Ariko kudahindura ibyo bintu nyine iyo ni character yawe. Niba Manchester United mutamushaka mumwirukanane n'ibye, sibyo? Aho nkuriho. Ariko nanone witwa Ruben Amorim bigendanye n'izo profile zose z'abo bantu uvuze, niba abantu barirukanywe bakagenda, ntabwo mbona icyo Ruben Amorim ari gufasha ikipe ya Manchester United. Ngewe n'igihe Manchester United yari yatsinze yabikini tuyikurikiranya akanaba umutoza w'ukwezi nyine n'ukwa 10 n'ukwa 10 cyatanzwe mu November ariko byari bya October. Yari yabikoze byari byiza, ariko njye ntabwo nayibonaga pe. Nuko hari igihe sinzi niba nawe iyo situation ujye uyigeramo ugasanga abantu bose bagukikije bari around, biragoye ko nyine yo idea ushobora kwitambutsa ngo ugende. Sometimes ukaba wayitambutsa, urumva, ariko nyine bikaba bisa naho nawe yitayeho cyane, nta muntu yitaye swati kuba afatwa nk'umusazi kuba wagira ute. Ariko ni Ruben Amorim nyine wagaragaje ko nyine ibyo bintu bisa no bigize gute biri aho ngaho. Ngiye n'ubu ngubu hari kuntu wenda nyantinya no kubivuga nk'umuntu witwa Jeremy Doku wa Man City. Hari kuntu nyine uba wumva abantu bose baye Jeremy Doku. Ariko Jeremy Doku ni umukinnyi ntabwo yihagije, sinzi n'icyo kintu kibona. We wenyine ntabwo ari umukinnyi wihagije, akeneye wa muntu witwa Erling Brot Haaland uza kuzuza bya bintu bye kugira ngo byuzure neza. Ashobora kurema ubwo buryo utuma Man City itsinda, ariko Jeremy Doku nyine ukabona n'umukinnyi usanzwe. Urugero rwiza ndatunasoza, reba uwitwa Luis Diaz. Luis Diaz mu ikipe ya Liverpool nta mibare myinshi yari afite cyane, hari mibare idasanzwe yari afite se. Ni umukinnyi ucenga se. Hari nyine urugero wenda nk'uko Jeremy Doku abikora, nyine aracenga, ariko nyine ni umukinnyi ni moyenne kambivuge gutyo, sibyo? Ariko ni Luis Diaz nyine yakoraga ukuntu mu kibuga nyine yakoze, yarwanya umutima arawufite. Ariko ibya Jeremy Doku ngewe sorry to say so wenda ku bantu tutaza kubyumva kimwe, hari umuvandimwe twigeze kubipfa mubwira ati yewe umaye Savinho ukamana Doku natwara Savinho. Ya wenda nyine nicyo umupira niho umupira uri universo. Dushobora kubona ibintu mu buryo butandukanye.
sibyo ntabwo ubibona gutyo ntabwo nge mutera amabuye it's his sight mu maso ye niko nyine bigaragara rero niyo mpamvu ngewe nyine mbibona gutyo rero ubwo mbona ko nyine biri aho ngaho birasanzwe mu by'ukuri ariko ubwo let's wait and see. Yes, reka dusoreze ahangaha. Wakoze cyane ya Veiro. Ubwo mukomeze mukore subscribe kuri Leo Talk Rwanda.